nongeye kubasuhuza. Inkuru mbi ibabaje mu karere ka Nyamasheke kuri uyu munsi wa gatatu. Kuri uyu munsi wa gatatu uyu musore ni umusore w'imyaka 18, aho yari ari mu kabari saa 7:20 aribwo araswa n'uwari umusirikari agaragara yuko yari yanyweye yasinze, avuga ko uwo musirikari bari bamututse. Bapfuye ari abasore 5, bapfuye baraswa n'uwo musirikari aho yari abasanze muri bare aho bacururizaga ibyo kunywa. Barangije uwo musirikare bahoze basangira, nyuma aza kuvaho bari ajya kwambara imyenda y'akazi, aza atwaye imbunda. Uwo musirikari icyo yahise akora, yahise arasa abo yasanze mwaho ngaho mwako kabari, araza abaza nyiri kabari aho aherereye. Yagiye kumureba mu rugo iwe, ahageze asanga nyiri kabari asanga ntago ari we ukiri aho ngaho. Yumvishije amasasu 6 ubwo yavugaga. Uwo nyiri kabari bose bari aho n'iyo karitsiye niho bari bacumbitse. Nyiri kabari yahise ahunga bwango. Bose abari batuye mwako gace ubwoba bwarabatashye, bahita bose imitima ishigukira hejuru. Mwibutse gukora subscribe wowe utari wakora subscribe kwicano. None ubu inzego zishinzwe kugenzura icyaha uko cyakozwe barimo barakora iperereza barebe icyateye neza uyu mugabo kurasa aba bantu 5, harimo abapapa 3, abasore 2. Ubwo ngubwo iyo saha ya saa 7:20 nibwo humvikanye induru y'amasasu. Baraswa kandi baraswa bitunguranye.